Yes, ndagusuhuje kandi nkwifurije kugubwa neza wowe ukurikiye Amedia TV. Jye wumva kuri mikoro nititeka manzi. Tugarutse mu mwanya w'amakuru n'ibiganiro kuri cryptocurrency. Uyu mwanya tukaba tugiye kuvuga kuri Pi Network ku itangazo rishya ryasohotse ryiza, ariko tunavuge kuri Aveum Network. Reka ngusabe utarakora subscribe ikore, kandi buri wese musabe gukanda like kuri buri nkuru n'ikiganiro bisohotse. Mwibuke kureba aho ngaho munsi ya nimero za telefone mubona, murebeho link ya groupe WhatsApp duhuriramo, iba iriho buri kiganiro cyose twasohoye hano kuri Amedia TV. Kandi bijya bivaho, bishobora kuvaho ngira ngo hashize umwaka. Rero umwanya n'uwanyu, nibura iyo groupe yibeho nta kintu wandikaho, nta n'umuntu wandikaho, ariko nibura buri kimwe cyose kiriho arakibona, ukareka kuza kumbaza utarareba niba icyo kiganiro kibyo urimo kubaza tutaragisohoye. Hanyuma rero, abantu nari nabwiye ko uyu munsi ntari buboneke, hari hagize impamvu ikomeye yari yagize, ariko byahindutse. Ndaje ariko saa 5 ndaba ntangiye, ariko saa 11 ndabasoje. Kandi ibintu turi bukore ni ku muvuduko. Ufite telefone sita turayishyira ku ruhande. Hanyuma rero, bitewe n'umuriro muri telefone mfite mukeya, biragusaba yuko ibintu ni bibiri: mpamagara. Nutampamagara ngo nkuwa makuru vuba vuba nakazi kawe, mpamagara umbaza uti turahurira he, ako gusa bite nkubwira nta kindi. Ubwo turihuta twagiye. Itangazo rya Pi Network riratubwira ngo, n'incamake yaryo ntimugire ngo wenda ndarisoma ryose. Riragira riti: Pi Launchpad yavuguruye uburyo bwo kuyikoresha n'imiterere yayo ishingiye ku makuru n'ibitekerezo byatanzwe na tokeni ya mbere ya testnet yatangijwe kuri Pi Day 2026. Izi mpinduka zigamije gutuma Launchpad yoroha gukoresha mu gihe hakomejwe uburyo bunoze kandi bugera kuri benshi bwo kuyikwirakwiza. Tokeni ya kabiri yigeragezwa Slice nayo yatangijwe kugira ngo ifashe kugerageza, cyangwa se yatangijwe kugira ngo nayo ifashe kugerageza niba izi mpinduka zishobora kugera kuri iyo migambi, no guha abapioneer andi mahirwe yo kumenya uburyo bushya bwa tokeni y'urusobe rw'ibintu. Slice, murayibuka Slice yamaze kwemerwa cyangwa se kuba approved cyangwa se verified by Pi Coreteam. Slice ifitanye isano na programu ikora Slice of Pi, ishobora gufasha kugerageza amanota y'ubufatanye afatika kuri Launchpad, no kwitegura Launchpad ya mainnet izaza. Abapioneer rero bashobora gukoresha programu ya Slice of Pi kugira ngo bashobore kubona bonus ya tokeni ishingiye ku bufatanye mu itangizwa rya tokeni yigeragezwa, bityo bigashimangira intego ya mbere y'ibicuruzwa bya tokeni z'urusobe rw'ibintu binyuze mu bufatanye n'ibikorwa nyabyo. Gerageza itangizwa rya Slice muri Pi Launchpad uyu munsi nawe. Wenda ubwo haraza gusigara ikintu cyo kubereka uko bikorwa, nabyo turaza kubibagiramo. Ni iminsi 16 batanze ya Slice of Pi testnet. Hanyuma nayo yashyizweho kugira ngo iyi Slice yashyizweho ifitanye isano na Slice of Pi. Iyi Slice nyine bikaba rero nayo igiye gukorerwa testnet mu rwego kugira ngo barusheho gukoresha yaba ari Launchpad ndetse n'izindi applications nyinshi, mu gihe Launchpad itarajya muri mainnet, iracyari mu igeragezwa. Ubwo rero izo application bari mu gukoreshaho nizifasha kugaragaza uburyo ikora neza, cyangwa se kureba imikoreshereze n'imikorere yayo. Launchpad niki? Launchpad ni urubuga rwitezweho gufasha abakoresha Pi Network gutangiza no gushyigikira imishinga yabo y'ubucuruzi n'ibindi bikorwa bikoresha Pi Coin. Akamaro kayo nyamukuru harimo
gutangiza imishinga project incubation izaha abashoramari n'abateza imbere amapurikasiyo muri Pi amahirwe yo kwerekana imishinga yabo bagashaka inkunga no kubaka umuryango uyishyigikiye. Akandi kamaro ka Launchpad ni ibijyanye n'inkunga y'imari funding. Abayikoresha bazashobora gutanga cyangwa guhabwa inkunga mu mapayi coin bigatuma imishinga yabo itera imbere. Akandi kamaro ni ukwagura urusobe rwa Pi cyangwa se ecosystem growth. Izongerera Pi network agaciro no gukoreshwa kuko hazaba hari imishinga myinshi iyikoresha. Akandi kamaro ni ukugera ku isoko cyo bita market access cyangwa se uburyo bwo kugera ku isoko. Imishinga izatangizwa kuri Pi Launchpad izahita ibona abakiriya n'abayikoresha benshi bari muri Pi network kubera ko Pi buri ifite ikizo cyane kubakiriya. Muri make izaba ari ikigo gihuza abafite ibitekerezo by'imishinga n'abafite Pi coin bifuza kuyishyigikira. Ngayo nguko aya niyo makuru nari mbafite kuri Pi network. Naho kubijyanye na Aveum network, ndabibutsa yuko Aveum network itariki yayo ntarengwa, ikimenyetso cyayo yatanze cyuko iyo tariki itazasimburwa ni ugutangiza kubara imibare igabanyuka. Iyi mibare rero igabanyuka baratubwiye ngo umunsi tuzabona isaha igeze kuri 0, buri kimwe cyose hariya dushaka gukoresha, yaba ari guswapinga, kugurana, yaba ari kohereza, yaba ari ukwakira, yaba ari ukubikuza, byose bizahita, ayo mayira azahita afunguka. Ikiganiro nabakoreye ejo cyaberekaga uburyo inzira tuzanyuramo, mbereka yuko birateguwe, ikibazo ntibifunguye nyine. Ubu tuvugana ndimo gutanga ikiganiro, hasigaye iminsi 4 n'amasaha 5 n'iminota 9 n'amasegonda 28 na 20 gutyo. Ibyo ngibyo murabyumva cyane. Iyi minsi rero ni ku itariki 17. Ndasaba buri muntu wese nk'ubu ngubu ikintu kigiye kunzana cyangwa se kigiye gutuma afasha abantu, nubwo byinshi tubifashiriza hano, ariko hari abo tudashobora gufasha mu by'ukuri. Ikintu rero turi buze gukora, hari ibyo turi bukore kuri Pi bidakomeye, nk'ibyo kuzuza kuri Pi network, ariko turakora no kuri Aveum yo turayinonosora. Hari KYC yayo, hari kwihuza na Telegram. Ubwo muri make ibirebana na Aveum turabikora, Telegram turabikora kubera ko bifite aho bihuriye na Aveum. Hanyuma tubashyiriremo na OKX, Binance ndetse na MetaMask. Ni ukuvuga ngo izi eshatu mbabwiye, nka OKX ikorana na Pi, ariko Binance, MetaMask ntizirakorana na Pi. Nyamara Aveum yo irakorana nazo zose n'izindi, kuko irakorana na wallets zirenga 540. Urumva rero izi ngizi nizo nahisemo turi butunganye. Basi ukaba ufite exchange ya OKX birimo na wallet, ufite ya Binance irimo na wallet, ufite ya MetaMask irimo na wallet. Ibi ubifite ubuhagaze neza muri mining ku buryo utaburara uramutse ufite uducoin twawe kuri account. Bityo rero ubwo kizaba gisigaye ni ukwiga uburyo bwo kuzikoresha. Turamutse dufite n'umwanya ntitwaburiye twiga uburyo bwo kwikoresha, cyane cyane yoroshye nk'iyi ngiyi OKX ni pya, ku buryo dushobora kubyiga ukagenda ukajya wihugura, ni ukuri ibindi byakwijyana. Ubwo rero amahirwe, abari bugira amahirwe tugahura, nicyo turi bukore. Pi network, Aveum, Telegram, OKX, Binance, MetaMask, kandi ni pya. Uraba ufite umuriro, uraba ufite mega, uraba ufite telefone idafite amananiza. Ibisigaye
ibi ngewe mbabwira turamutse twicaye n'abantu 20 mu masaha 3 naba mbakoreye ari pya kubera iki telefone iramutse ikora neza. Hanyuma rero abafite tundi tubazo dutandukanye natwo twatureba ariko twabanje gukemura ibi ngibi. Rero saa 5 ndaba ntangiye, saa 11 ndaba mpagurutse. Murakoze mugubwe neza mwahe muronye mbabwira ngo ndabakunda cyane ntago naba mbabeshye.